Guys, welcome again to my channel. Uyu munsi tugiye kugenda twigiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho benshi bakomeje kujya bambwira ati se ni gute wakikreatingira email cyangwa wafungura email cyangwa Gmail, uko benshi bakomeje kugenda bambaza no munsi kugira ngo nze twigira hamwe se ni gute wakreatinga email. Gusa ukanda subscribe, like ndetse na comment. Tugiye kubyigiramo ukuntu abikora kuri telefone yawe kandi ukabyikorera bidasabye kugira ngo ujye ahantu uzafunga browser yose yaba ariyo yose, yaba ari Chrome cyangwa browser ufite, wandikemo google.com. numara kubyandikamo gutyo ubona ko screen yawe uzakanda hano hejuru step by step nkuko ugenda mbikora, maze numara kwakanda gutyo bibona uzamanuka zatafunga bameze gutya, umanuka wanditse create account, nurangiza uzana ko bazahita bakubwira account eshatu, azari personal, for children cyangwa for business. Uzahitamo zaterwa n'ako ushaka gufunga, gusa bahitamo iyo hejuru ibanza kuko kenshi iyo abana ntabwo kenshi mu Rwanda byemewe. Uzahita ushyiraho no creating account, ushyiramo first name ndetse izina rya mbere n'irya kabiri, hasi tuhitamo email cyangwa Gmail, wenda usofanga wenda nka Eric 140 umubare ukemeza gutyo. Next unyuze ugahita usagushyiramo password, wagushyiramo password ijya irimo imibamenyetso kuko ugomba gukora password iri hard. Twanda next, numara ko next nta kintu uzakora, uzashyiramo nomero yawe ya telefone, uzahera kuri 7 kuko imbere zataza code y'igihugu urimo, uzabanza kuri 7 maze ukurikizo indi mibare ukandi next nkuko ubibona kuri ekara yawe. Musa ukanda subscribe, like ndetse na comment. Rero bigenda gutyo zategeza bakoze password kuri ya telefone yawe, uzategeza gato bizahita byikora kuko iyo code izaza cyari giza mugahita gutyo bibona ihita yandika. Noneho nubimara kugenda gutya uzahitamo month, day ndetse na year, uzahitemo ukwezi, itariki wavutseho ndetse n'umwaka gutyo ubona ndi kubikora wavutsemo nyine wowe. Hasi kuri gender niba uri umukobwa uzahitamo female, niba uri mu male hanyuze ukande next nko gutya ubibona. Ngono urangiza aho no bigize na ikindi uzagusaba kuyishyiraho indi namba cyangwa washyiraho indi nomero, uzakanda skip kuko wenda ntabwo ushaka guhita uyishyiraho, izakubera backup igihe runaka wenda ya sim card ya mbere yagize ikibazo. Musaba kuganda subscribe, like ndetse na comment gutya, ukanda skip uzahita uzamura gutya hejuru, hanyuze ukanda hano ndetse agree, wangize ubumaze creatinga ya email yawe nkuko wabishakaga. Maze kiri kibazo cyose ufite ujye unyandikira kugira ngo umufashe guys. No mpamvu mba ndi hano rwose, ubona ko ya email yacu tumaze creatinga, ushaka kwifungura YouTube cyangwa ukagiye umuntu akakwandikira mu gihe runaka. Please don't forget subscribe, ndabakunda cyane, mwige mwibuka ukanda subscribe guys, ndetse no gutanga comment igihe ibyo nabakoreye ubona ko byakoze cyangwa byabagira umumaro. Tubona ubutaha, bye bye. Yari Idi Amin Kari M Studio, bye.